muri logique ye ngo akunda abantu bagenda mu modoka imwe. Muraza kundebera ko atari ukwikunda sinzi, ngo nibwo bakundana kurushaho. Tukagira rero imodoka duhuriramo twese, nge nayicaramo nkakunda indirimbo, wagakunda kumva amakuru. Uko ngezemo nkakubitamo indirimbo, nawe hashira iminota ati ntirangiye agakubitamo amakuru. Noneho rimwe na rimwe bikambabaza nkavuga ariko simvuge. Ejo bundi muri iki cyumweru Imana yampishura ibintu bikomeye. Ndamureba yinjiye mu modoka, amakuru aratangiye. Ubwo nene ndi kwimvira uturirimbo ndi muri mood. Ariko Imana iramfasha sinarakara, none ndamubaza ntigewe mbona uruha cyane. Ntigewe numva ugiye ubanza ukumva uturirimbo mu mutwe hakaruka byagufasha. None haransubiza ati ngewe burya indirimbo nakazi kuri jye. Hari igihe dutwarwa cyane tukibagirwa ko twashatse abantu bafite n'impano nziza y'ubuhanzi. Ndamwana uzi ko ari byo. Ati ngewe ndi kumva indirimbo ntangira kumva he ibyuma bihengamye, mastering n'iki. Ati rimwe na rimwe hita njya muri studio kandi atari umwanya wabyo. Atari ko amakuru aranduhura mu gihe mwebwe indirimbo arizo zibaruhura. Nasanze naratinze kubibaza. Iyo myaka 12 yose naramuvunye. Ubu kuva uwo munsi rero sintuma nagera mu modoka mbona tunguka hari nagezemo nakwisema amakuru.